agira neza, nimumwegere niwe buye rizima. Niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwegere niwe buye rizima rikomeza imfuruka. Niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwegere niwe buye rizima rikomeza imfuruka. Habayeho igihe cy'amategeko, hazana igihe cy'ibitambo, hazana igihe cy'abahanuzi, ariko ntibyacunguye mwana w'umuntu, ariko ntibyacunguye mwana w'umuntu. Habayeho igihe cy'amategeko, hazana igihe cy'ibitambo, hazana igihe cy'abahanuzi, ariko ntibyacunguye mwana w'umuntu, ariko ntibyacunguye mwana w'umuntu. Yesu yabonye kugumana n'Imana atari byo kugumirwa, yemera kuza mu isi aba igitambo kizima. Yesu yabonye kugumana n'Imana, Yesu yabonye kugumana n'Imana atari byo kugumirwa, yemera kuza mu isi aba igitambo kizima. Mwamiko twagukurikiye tugasiga ibyacu, mbese mwami uzaduhemba iki? Mwamiko twagukurikiye tugasiga ibyacu, mbese mwami uzaduhemba iki? Mwebwe abasize ibyanyu mukamurikira, mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100, ikirenze kuri ibyo muzahabwa n'ubugingo. Mwebwe abasize ibyanyu mukankurikira, mukiri mu isi muzakubirwa inshuro 100, ikirenze kuri ibyo muzahabwa n'ubugingo. Niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwegere niwe buye rizima rikomeza imfuruka. Niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwegere niwe buye rizima rikomeza imfuruka. Yesu niwe rutare isungwa n'amahanga, n'umwami mwiza ashobora byose. Yesu niwe rutare isungwa n'amahanga, n'umwami mwiza ashobora byose. Yesu niwe byiringiro byacu, Yesu niwe rutare isungwa n'amahanga, n'umwami mwiza ashobora byose. niwe sawa imfubyi n'umugabo w'abapfakazi, n'umwami mwiza ashobora byose. agirira neza bose ntabwo ajya arobanura, n'umwami mwiza ashobora byose.